Charlie Kirk yapfuye, umunyamerika ukomeye wari uzwiho kuvuga amagambo akomeye, wemeraga Imana, yishwe yarashwe, yahowe Imana. Uyu mugabo yari umugabo mwiza cyane, yari azi gutanga ibitekerezo bivuga ku Uwiteka, bivuga kuri Yesu Kristo. Yari azwiho kugarura politiki nziza, politiki ya yindi ya kera ishingiye ku mateka cyangwa se ishingiye ku muco. Yahakanaga ibintu by'ubutinganyi n'ibintu byo guhinduza ibitsina ndetse n'ibintu byo gukuramo amata. Yamenyekanye cyane umunsi perezida wa Amerika Trump yiyamamaza. Yaramwamamaje cyane ndetse amuzanira abakunzi baturutse mu rubyiruko rwo muri Amerika. Charlie Kirk uyu yari muntu ki? Ese yarinde? Avuka he? Charlie Kirk abantu benshi ntabwo mwari mumuzi, ariko ni mumenye ubu ngubu. Nubwo mumenye apfuye, nubwo mumenye agiye, ariko mumenye icyo yahowe. Yahowe imyemerere ye, yahowe ko yamamaza Uwiteka, yamamaza imico yo kutabana umuhuje ibitsina, yamamaza imico yo kudakuramo inda, yamamazaga imico yo kudahinduza ibitsina, ndetse yajyaga mu makaminuza menshi akabacyaringinga, agakorana inama nabo, bakicara bakaganira, akabahugura, akabagira inama. N'ubu niho bamurasiye muri Amerika. Yagiye muri university imwe, yakoze ikiganiro arimo abaganiriza, agenda bahugura. Abana benshi bari bamaze guhindukira bavuye mu mico nk'iyo ngiyo yo kuryamana n'abahuje ibitsina. Benshi bari bamaze kumenya yuko guhinduza ibitsina atari byiza, bari bamaze kumenya yuko gukuramo inda. Mbese yaramaze kuba umuntu ukomeye uhindura abantu benshi, akabazana mu myumvire myiza ya politiki, dore ko yaranahuzaga politiki na Donald Trump. Perezida wa Amerika uyu uriho Donald Trump yamwifashishije ubwo yiyamamazaga hamwe na Kamala Harris. Kamala Harris muribuka yuko we yemeraga yuko ngo azateza imbere gukuramo inda, azateza imbere ushatse gukuramo inda ngo akayikuramo ngo kubera ubwana, kubera. Rero abantu benshi bagiye bahindukira bakabaza uyu Charlie Kirk, bakamubaza bati ese gukuramo inda ni icyaha? Ati ni icyaha kibi cyane. Kuki bababwira ibyiza byo gukuramo inda ntibababwire ibibi byo gusambana? Mbese ugacyaringinga abantu benshi, ukumva ko hari ibibazo byinshi muri politiki. Bamubazaga agasubiza, bamubaza mu bijyanye n'imikino nabwo agasubiza. Mbese abanyeshuri bose muri universite bamukundaga kandi bamwubahaga. Wasangaga ari umuntu uzi kuganira nabo, abagarura mu nzira nziza y'amateka cyangwa se y'umuco, atari ibi byadutse byo guhora abantu ngo bashaka kwihinduza igitsina. Umwana yabyuka mu gitondo yabona ari umuhungu, yumva bitabishaka agahinduka umukobwa, cyangwa se umukobwa yamara kugera mu myaka nka 15 cyangwa se 20, yakumva ashaka agahinduza akaba ngo umuhungu. Ibyo bintu yabirwanyaga cyane kubera ko yemeraga Imana, kubera ko yakundaga Imana, yakundaga Yesu Kristo. Abantu benshi bari bazi yuko uyu mugabo agiye guhindura Amerika, ariko birakekwa yuko yazize aho batahuzaga kimwe na politiki, kuko we yemeraga politiki ya Trump yo kwemera Imana no kongera guhindura Amerika nanone inshyashya, nka bya bindi bya Donald Trump avuga ngo duhindure Amerika ibe nshyashya, yongere ibe nziza. Nawe niko yabitekerezaga. Ni nayo mpamvu abantu benshi bamukundaga, kubera ko yashyiragamo n'ijambo ry'Imana. Uyu mugabo yarashwe azira ibyo bitekerezo. Urumva yuko nimba yapfuye azira kuvuga Imana no kuvuga imico myiza yerekeye ku Mana, yahowe Imana. Niyo mpamvu mvuga ko nari umwe mu bahowe Imana. Charlie Kirk yapfuye ngo yarashwe
ngo ari imbere y'abanyeshuri cyangwa se ari imbere y'abantu kuri za kamera nyinshi, umuntu ngo aramurasa nko mu ijosi, yikubita hasi arapfa. Ariko ntabwo yagiye, ntabwo yahise apfa, bahise bamutwara kwa muganga, apfira kwa muganga, ndetse n'inkuru zize kuvuga ko atarapfa, ariko ubu ngubu byaje kurangira. Yari afite umugore n'abana babiri. Charlie Kaka asize umugore n'abana babiri. Uyu mugabo yakoze icyo kiganiro, cyangwa se yakoze uko guhura kw'abana muri universite bo muri Amerika. Yari avuye muri Koreya y'Epfo, naho kuganira nabo. Yari afite imbuga nkoranyambaga nyinshi. TikTok yari afite miliyoni 30 zirenga, kuri Instagram yari afite miliyoni zindi nyinshi cyane zamukurikiraga, kuri X ariyo rwa rubuga bitaga rwa kera bahinduriye amazina bakarwita X, nubwo yari afite miliyoni zirenga 3. Yari afite abantu mbese bamukurikira, yari umufluencer ukomeye cyane, ndetse nta kindi kintu yagendaga avuga. Yavugaga gukomera kw'Imana, avuga ibijyanye n'umuco muzima, atari ukwiyandarika kw'iki gihe, kwambara ukwikwiza, kudahinduza ibice by'umubiri wawe. Mbese yagendaga asobanurira abantu ibyiza byo kubamo, byo gukomeza ukagira wa muco wa kera, ukagira kumva n'Imana. Yemeraga Yesu Kristo, yemeraga Imana nyamana, kuko hari ibibazo byinshi bagiye bamubaza ngo wemera Yesu, ababwira ko yemera Yesu, kandi ikindi ngo icyo amwemerera ngo ni urupfu rwe yapfuye ku musaraba, akamupfira, agapfira abantu benshi. Akababaza bati, ninde wundi muntu ku isi mwakwemera waba warapfuye akazuka, kandi ikindi akaba yarapfiriye abantu nkatwe twese kuri iyi si. Nyine abantu akagenda bahindura, abari barabaye abapagani cyangwa se abari bakomeje mu nzira z'ubuyobe, akagenda bagarura mu nzira nziza. Rero amaze gupfa, Donald Trump n'inshuti ye, nk'umuntu yafashije, yagiye ku rukuta rwe rwa X abwira abantu ko Charlie Kaka amaze gupfa. Charlie Kaka yapfuye. Abwira abantu ko Charlie Kaka amaze gupfa. Ubu yashyizeho itegeko rivuga ngo muri Amerika mwururutse amadarapo kuva aho Charlie Kaka apfiriye kugeza ku cyumweru. Burukije amadarapo ageramo hagati, nk'igihugu cyavuze umuntu ukomeye cyane. Charlie Kaka yari umuntu ukomeye cyane, yari impirimbanyi ya politiki, yari impirimbanyi y'ijambo ry'Imana, yari impirimbanyi y'umuntu, mbese n'inyangamugayo muri make. Yari afite imbuga nkoranyambaga zivuga nini cyane, aba followers benshi. Ikindi twamuvugaho ni umuntu wakundaga Israheli, avuga ko Israheli uko byagenda kose umuyahudi ahari akagera ugomba kuba inshuti ye, kuko kuba inshuti y'umuyahudi ngo bitanga umugisha. Kandi kuko Bibiliya irabivuga ko uzaba inshuti y'Umwisiraheli azahabwa umugisha. Uzaha umugisha wo kwifuriza umugisha, uzaha umugisha wo kwifuriza ineza. Murabizi Imana yabisezeranyije Aburahamu. Rero nibyo yagendaga abwira abantu ati, umuntu wese wifuriza umugisha Israheli nawe azawuhabwa. Yemeraga politiki ya Israheli, yayishyigikiraga, ndetse muri ibi bintu byo kuvuga ko Israheli ayikunda no kuba yashishikariza abantu Israheli kuyikunda no kuyishyigikira, ni naho Israheli yakoze ikosa, cyangwa se mu ntambara irwanamo na Hamas yishe abantu benshi. Bumvishe uyu mugabo akomeje gushyigikira Israheli, bagenda bamuvaho gake gake kubera za ntambara za Israheli imazemo iminsi. Ariko Charlie Kaka ntabwo ari ibyo yarebaga icyanditse muri Bibiliya. Charlie Kaka yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu mwiza, yari umuntu ugira umutima wo kwiringirwa, yari umuntu icyo yagambiraga kugeraho, icyo yari agambiriye kugeraho cyose yakigeragaho, icyo yashakaga gukora yagikoraga, kubera ko kitari kibi. Yari amaze gukundwa n'urubyiruko rwinshi, ndetse yaravuze ko na 2028 azamamaza undi mukandida wo mu Repubulika. Ntabwo yahuzaga n'ishyaka ry'abademokarate, kuko abademokarate bari bafite ingingo nyinshi bagenderaho biyamamaza zidahuza n'ize, cyangwa se zidahuza n'ibyanditse muri Bibiliya. Bari baravuze ko bashaka ko
uza Kamala Harris yumvaga avuga ngo azashyiraho itegeko ryemerera abantu gukuramo inda uko bashaka. Ibyo ngibyo ntabwo Charlie Kirk yabikundaga. uyu mugabo Kirk nta nubwo yabishakaga, ntabwo bavugaga rumwe. Avuze iryo jambo ko azongera akamamaza undi mukandida muri 2028 wo mu ba Repubulika. Bivugwa ko uyu mugabo ashobora kuba ijambo yavuze ariryo yazize, cyangwa se ariryo yazize. Birashoboka, ntabwo tubyemeje, ariko ni iki yazize gufata umuntu bakamurasira ku karubanda, ndetse n'umurashe ntaboneke? Yahora Imana uyu mugabo yishwe azira amagambo y'Imana yavugaga, azira amagambo, azira abemera Imana. Charlie Kirk yapfa. Ni agahinda gakomeye cyane ku bantu bemera Imana. Mukomeze musengere umuryango we, dusengere abasigaye. Iyi yari Elayo n'umutegetsi Ngende Rusasa Emmanuel, nk'ibisanzwe ubagezaho ibyegeranyo bituruka muri Bibiliya, inkuru za Bibiliya, ndetse n'amakuru y'abantu bemera Imana aho ageze. Murakoze cyane, kora subscribe, ukore share kugira ngo dukomeze tugendane, ugeze ibiganiro byacu hirya no hino. Murakoze cyane, Imana